Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda ndetse n'undi wese uri mu gihugu cy'amahanga. Iri tangazo rirakureba ndetse iri tangazo rifite aho rihuriye na NESA. Ni mu gihe abanyeshuri ejo aribwo bazakora ikizamini ndetse cya nyuma gisoza umwaka, ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Ni mu gihe abanyeshuri bazakora ikizamini mu masaha ashyira ya saa 2, ariko saa 1 bagomba kuba bageze aho bakorera examini. Ni mu gihe abarezi muri rusange bazaba bari kureberera bano bana mu gihe bari gukora ibizamini bya leta batangaje cyangwa yatangajwe ibyo bazajya bagendaho cyangwa amabwiriza. Ni mu gihe abanyeshuri bazakorera ku kigo kimwe cy'amashuri ariko baturutse ku bigo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe abanyeshuri 3 bazajya bicara ku ntebe imwe ariko byarahindutse, intebe izajya yicaraho abantu 2 gusa. Ni mu gihe umuhungu n'umukobwa bazajya bicarana, umwe yahejeje uruhande n'undi yahejeje uruhande. Ni mu gihe bari guca gukopera cyangwa bino bintu bakunda kwita kureba ku rupapuro rw'undi mwana akaba yakoporora ibyo undi yanditse muri rusange. Ni mu gihe nanone hashyizeho uburyo bushyashya bwo kureba amanota cyangwa amanota azasohoka ndetse abantu bahabwaga buruse kujya kwiga mu bigo bya leta. Ni mu gihe amanota bafatiragaho yiyongereye cyangwa yagabanutse muri rusange. Ni mu gihe umwana uzajya ugira amanota 50% atazajya abona buruse ya leta, 80% buruse ya leta azajya ayibona, 70% ntabwo azajya ahabwa buruse ya leta. Nawe utsinze cyangwa ugiye kwiga mu kigo cya leta ukiga baguha buruse cyangwa ukiga uhembwa muri rusange. Mwibuke yuko ari amafaranga baguha ya buruse wiga uri guhembwa, ari amafaranga uyishyura abanyeshuri cyangwa bamwe muri bamwe mutari mubizi. Ari amafaranga bita buruse babaha ya buri kwezi abafasha cyangwa abasha kubatunga mu gihe muri mu kigo cy'amashuri. Iyo uramutse urangije amashuri neza, Imana ikakugenda imbere ukabona akazi, iriya buruse urayishyura muri rusange, ugenda wishyura gake gake nkuko nawe bagiye bayaguha gake gake. Ndetse iri tangazo rifite aho rihuriye na NESA. NESA niyo yatangaje ibijyanye n'amanota y'abana cyangwa ihindagurika cyangwa impinduka mu bizamini cyangwa amanota azafatirwaho muri rusange. Ni mu gihe rero abanyarwanda cyangwa abaturanyi cyangwa abana muri rusange, iri tangazo ribareba kugira ngo mubashe kuba kubahiriza ibikurikizwa. Ni mu gihe mu kigo cy'amashuri hazaba hari umupolisi uri gucunga yuko mudakopera, kandi umupolisi ntagateye ubwoba, ntago akanganye. Muri rusange nimugire ikibazo muzagire ibizamini byiza. Ikizamini n'ejo mu gitondo saa 2, ariko saa 1 mukuye kuba mwahageze. Abanyeshuri 255 uteranyije abanyeshuri 498 bazakora ibizamini bya leta bizatangira kuri uyu wa gatanu. Minisiteri y'Uburezi ibicishije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'uburezi bw'abanyeshuri muri rusange NESA, yatangaje ko abanyeshuri basoza icyiciro rusange n'icya kabiri cy'amashuri yisumbuye batangira ibizamini bya leta kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Nyakanga umwaka 2025. Bisobanuye ngo ikizamini cya nyuma kizaba ejo ku itariki 9, ubundi bakahita bafunga cyangwa bagafunga igihembwe cyangwa bagasoza umwaka muri rusange. Ni mu gihe abazatsinda bazahabwa buruse za leta bakajya kwiga mu bigo bya leta. Ni mu gihe abazatsindwa nibashaka bazasibira cyangwa nibashaka bazajya kwishyurira bajya kwiga mu bigo bigiye bitandukanye. Ariko nawe ushaka kujya kwiga mu kigo cya leta urandika ukabisaba ukabihabwa, ariko ukajya wishyura 100%. Ni mu gihe kidasamura movi abahaye ano makuru ngo namwe murebe icyo muyakoresha. Ni mu gihe nongera kubibutsa ko amanota umuntu uzahabwa buruse azaba afite 80% cyangwa yakabije 70%, wazahabwa buruse ya leta ajya kwiga mu kigo cya leta. Ni mu gihe ibingibi bigiye hanze ku itariki zigera ku itariki 6 kugira ngo
ibizamini mu bikore ku itariki 9, ibi byasohotse ku itariki 6 niyo mpamvu mbibabwiye bucya muri bukore ikizamini. Ndetse murakoze cyane, mukomeze mukurikirana gahunda za Kidasamura Movie. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro cyangwa ry'ibyegeranyo muri rusange. Munyarwandakazi niba aribwo bwa mbere ukigira ku muyoboro wa YouTube channel Kidasamura Movie, ndakwinginze kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye cyangwa by'amakuru atandukanye. Ni mu gihe Kidasamura Movie abagezaho amakuru agiye atandukanye. Uramutse ugize ikibazo kwa amakuru cyangwa ushaka kutwandikira cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, watwandikira kuri ya nimero yacu tujya tubahaye 0788420885. Ni mu gihe ino nimero uramutse ugize ikibazo uri iwawe wabuze ubutabazi cyangwa wabuze ubufasha, uhabwa ubufasha urayihamagara. Tuba dufite abanyamakuru impande n'impande bagiye batandukanye, uraduhamagara tukagufasha, tukaza tukagushakira ubutabera cyangwa wahohotewe tukabasha kukurenganura muri rusange. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibaho ubuzima buzira umuze n'amafaranga. Ariko akantu kamwe konyine nongeye kubasaba, mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Munyarwanda